muraho neza nshuti bavandimwe bakunzi banzuri Business Group Limited, by'umwihariko mwebwe mudahwema kudukurikirana 5/5 kuri channel yacu ya Nzuri Market, aho tuba tubagezaho imitungo itimukanwa igurishwa cyangwa se ikodeshwa. Muri aka kanya rero tubazaniye inzu nziza iri Kabuga hano mu mujyi wa Kigali, hafi cyane y'isoko. Iyi nzu rero ikaba ifite ibyumba 4 n'amatuwarete 3 na dushe zayo, ikagira salon, saramanje, cuisine nziza iri moderne, ikagira na stock yayo. Si ibyo gusa kandi ifite ifite annex iyo twakwita nk'icyumba cy'umukozi, igikoni cyo hanze, stock yo hanze, dushe na toilette byo hanze. Ikaba iri muri quartier nziza irimo amazu meza nk'uko mubibona, ni muri quartier nziza nshyashya igezweho. Iyi nzu kandi ifite parking y'imodoka 2 ndetse na jardin. Iyi nzu rero ni inzu nshyashya irangiye, yubakishije amatafari ahiye yose, n'iyi clôture yubakishije amatafari ahiye. Iyi nzu rero turayishakamo amafaranga make cyane ugereranyije nuko yubatse ndetse naho iri. Iyi nzu rero tutabicishije amatsiko, reka tubabwire yuko ishaka miliyoni 40 z'amanyarwanda, ariko ari negotiable, cyangwa se ibihumbi 40 by'amadolari negotiable. Ni inzu nziza rwose nk'uko namwe mubibona, urabona hani mu byumba, urabona inzugi zirimo, ni inzu nziza zigezweho, irimo amakaro meza, irimo plafond nziza, irimo ibintu bigezweho gusa kandi bijyanye n'igihe, ndetse ikaba iri no muri quartier nziza cyane. Murabona ibyumba byayo ni ibyumba bihagije, ni inzu iri moderne. Uramutse rero unyuzwe n'iyi nzu cyangwa ukaba ushaka kuyisura, si ibyo gusa, ukaba ukeneye zimwe muri serivisi zacu, nk'uko muzi yuko tubakorera amapura y'amazu tukanabubakira ku giciro gitoya. Murabizi kandi yuko tumanaginga imitungo yanyu itimukanwa, ayo mazu yanyu yabuze abapangayi, ayo mazu yanyu afashwe nabi kubera ko mudakunda kuboneka. Murabizi yuko ari twe kampani ya mbere ibasha kujera ayo mazu, hanyuma tukabafasha kuyabyaza umusaruro no kuyashyiramo abakiriya kandi mu buryo buhoraho. Mushaka rero zimwe muri izo serivisi zose tugenda tubagezaho, mushobora kuduhamagara kuri 0788 48 67 97, cyangwa se mukaduhamagara kuri 0788 222 0123. Si ibyo gusa kuko mushobora no kudusanga hano dukorera ku biro byacu hano ku Muhima kuri Yamaha. Ugeze muri feruje zo kuri Yamaha, ureba inzu ya 2 usa n'ujya Nyabugogo ya etage y'amatafari ahiye yanditseho Shema House. Dukorera muri etage yayo ya nyuma, umuryango wa mbere mu ruhande rureba ku Gisozi. Mwadusura no ku zindi mbuga zacu, Instagram, Facebook page, Twitter, hose twitwa Nzuri Market. Ni nako kandi mwajya no kuri website yacu www.nzuri.rw. aho hose mushobora kuhadusanga, mukaza mukareba ibyiza tuba tubafitiye, tukabatembereza amazu tuba dufite agurishwa. Mbibutse kandi yuko amazu tugira agurishwa taraya gusa muba mubona kuri channel yacu, kuko hari n'andi tugira ba nyirayo baba badashaka yuko wenda tuyashyiraho. Ntago mushobora kutuburiraho ibyiza byose, yaba amazu, yaba ibibanza, ibigurishwa cyangwa se bikodeshwa, tuba tubifite umunsi ku wundi 5 kuri 5. Tubahaye ikaze rero muri Nzuri Business Group Limited, dukomeza kubibutsa gukanda subscribe. Nyabuneka mukande subscribe kugira ngo mujye murushaho kugenda mubana natwe, mukanda kazogera, mukore share, mbese kugira ngo ntimugatinde kubona ibyiza byose Nzuri Business Group igenda ibagezaho umunsi ku wundi 5 kuri 5. Dukomeje kubashimira mwebwe mwese mwakoze subscribe, mwebwe mwese mudahwema kugana Nzuri Business Group Limited, namwe twahaye serivisi, namwe muteganya kutugana
tubahaye ikaze, muze, nitwe kampani ya mbere ariyo Estate Brokerage, tubafashe muri byose. Murakoze cyane.